దాని గురించి తర్వాత మాట్లాడుకుందాం. cyaturaza kubiganiraho nyuma. మాట్లాడడానికి yari kugaburira papa yitwa Pritiraji undi yitwa Devaraji. రాయ్ కొడుకు ఉండగా ఆ సీట్ లో మీరు కూర్చోవాలి. nabonye bidashoboka ko wakwicara ku ntebe y'ubuyobozi mu gihe umwana wa Roy ahari. రాగానే అందరి నోళ్ళు ముయించాడు. uriya mugabo arenze wabonye ukuntu yageze twese tugafunga umunwa. Prince we yanatitiye we baraseka bose. umwana wa Roy yabakanze yadukanze twese baraseka. na Pritiraji araseka ni muzehe. Roy ఉన్నంత వరకు Roy akiri muzima mwaramusingizaga. పోయాక napfiriye Roy కొడుకు n'umwana we nawe muri kumusingiza muvuga uburyo arenzemo. none papa nawe uri guseka ariwe wakabaye waramaye intebe y'ubuyobozi uri guseka ahita aniga papa we bamwita Devaraji aniga papa we. papa baravuga umwana wa papa bano bose basetse ntago banzi ntago bazi ko nabica nkabashyingura kubera basetse. ariko papa wowe uranzi ntago wakabaye useka bakire barikanga. papa bariya ntago banzi nta nubwo bazi ko ari ngewe wakumugaje nkagushyira ku ntebe y'ibimuga. papa papa wewe uranzi sibyo rero ntago wakabaye wasetse uzi ibyo nagukoreye. papa bariya ntago banzi bano bose nta nubwo bazi ko ari ngewe wishe Roy kugira ngo nsigarane intebe y'ubuyobozi. icyaha aracyemeye imbere y'abandi bakire. Roy ni nge wamwishe. za tiriyari ebyiri za Roy ni nge wazifungiranye muri sefu ya Prince. ni nge uzifite. ibyo urabizi rero ntabwo wakabaye useka uzi ko ari nge wishe Roy n'amafaranga mfite. umwana niga papa we ngisha aramurekura. nyagasani ntugire ikibazo papa ntago nakwica mpaka umbonye nicara kuri iriya ntebe y'ubuyobozi. intebe y'ubuyobozi bari kuyirwanira. Prince mugende munsurize umuhungu wa Roy mumunsuhurize barakwereka umwana wa Roy yari hano mu nzira agenda.